ndi gusenga Imana yambwiye ngo mbwira abashumba abapasiteri abadiyakoni abahanzi ngo bongere bagaruke yarababwiye banga kumva yakoresheje abandi ikoresha abakecuru ikoresha abasaza banga kumva yambwiye n'uburakari budasanzwe Imana iri kurizwa namwe mwabagabo mwe Imana yabatabaye mwambaye ubusa ibatabara mwabuze ibyo kurya none mumaze kurya mumaze guhaga Imana muri kuyibangikanya n'ibindi muri kuyibangikanya n'ubusambanyi yagiye kunyereka igitiyo kinini cyane irambwira ngo ije kubaheha wa mushumba wasambaniye muri biro nwera inzoga muri biro Imana iraguheshe yambwiye ngo nimutagarukira aho mugeze uyu mwaka muri kuwishimira uyu mwaka wa 2025 muri kuwishimira ariko uyu mwaka Imana ije guhana no guhemba hari abije guhemba hari nabije guhana yambwiye ngo nimutagaruka nimushake mukizwe mwongera musubira mu murongo mwongera musubira mu mahamagaro wa mugabo we uri kwibuka utazi kwambara bogisa none umaze kumenya ko yambara umaze kumenya amabogisa meza gari yambwiye ngo nimutihana yarababwiye mwanga kumva iriyizije kunyura mu byanyu bira mwashatse mu bujura yaba mu pasiteri yaba muhanuzi uri guhanurira ku miti wavuye guhanjura Imana ije guhura nawe Yesu Kristo bevosanse dokeri yanse nevosaini rakoze Imana yambwiye ngo iraje ije gutambuka ije gusura umuntu ku gitice mbese ni gusura izasanga umezo bonye nijoro Imana ifite umubabaro ndavuga ati simari ibintu biki irambwira ngo mwana wanjye agenda ubabwire ngo ndaje naravuze banga kumva ariko nje gutambukana namwe hari n'abantu baje muri uyu mugara abahanuzi baje kuwibiramo bakoresheje ijambo ry'Imana uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza bise neza bisaba ibintu bitandukanye ariko byose ababijemo baguye isari inzara ikabica biba bitaye agaciro Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo aho dutekera ubukwe ibiterane amahugurwa inama n'ibirori bitandukanye wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa ari byo shopping dish amasahane amasafuriya imbabura n'ibindi dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose ibiciro biri hasi cyane duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 34 942 cyangwa bakunze ijambo ry'Imana kandi bakunze umusaraba TV turabasuje kandi turabamukije aho muhereye hose mu bice bitandukanye by'isi abahereye ku mugabane wa Aziya Uburayi Amerika Afrika dutuyemo by'umwihariko abaherereye mu gihugu cy'u Rwanda mwese ndabasuje kandi mboneyeho no kubaha ikaze mu kiganiro cyacu kivuga butumwa cy'uyu munsi nizere ko mumeze neza mudukurikiye mumeze neza ariko kandi nawe dukurikiye utameze neza reka twizere yuko ejo bizagenda neza birashoboka yuko umunsi bya bitameze neza ariko ejo bigakunda kuko byose bimo kuko kw'Imana ariko kandi usubiza amaso inyuma ukareba ko ejo hashize wari umeze urasanga kuri uyu munsi biruta ejo hashize ibi byose bigutere kongera kugira Imana ikizere umenye yuko n'ejo bizagenda neza byose biri mu biganza by'Imana mpamvu tugomba kwizera umugenga wa byose ari we Imana ishobora byose ngize umugisha ndi kumwe n'umukobwa wa Yesu bakunze kwita umukobwa w'ishyamba ntago nzi impamvu yabyo ntago mbizi ariko ngize umugisha wo kubona na Esther uraho neza ndaho ndi gushima Imana iracandinze kandi namwe ndabashimiye kuba munyakiriye kuri televiziyo yanyu amahoro y'Imana bane namwe Imana igumye kubashigikira igumye kubaha imbaraga ubwo benshi baguye ubwo benshi bavuye mu by'Imana mwebwe Imana bakomereza amaboko amen ariko kandi nawe
Imana igukomereze amaboko nawe komeze kandi genda kwagura mu izina rya Yesu. No kuri Imana inyagure cyane kuko twagiye turahura n'ibintu byinshi muri uru rugendo ariko Imana ibana natwe. Yego. Musanze bameze muteste? Musanze turaho turashima Imana turacabona umwuka wo kugamba. Umwuka wo kugamba aracyaboneka? Aracyaboneka. Aho muri no misi ngo bimeze neza umwuka ugomba kuboneka ibirayi ngo bireze. Ibirayi byeze ko bafite imirima. Tubirya nkuko abandi babirya natwe turabihaha kubera ko nta masambu tugira. Mutuharya mu mujyi mwebwe? Dutuye ahantu bita mu byangabo mu birunga. Mu birunga ryo mu makoro ntago biba birimo buriya? Barabihinga ariko twebwe twakuze dusanga nta butaka tugira. Ese akabeho kameze gate kaho? Akabeho? Akabeho urebye nyine ni ibisanzwe imusanze haba imbeho cyane. Ariko ngo mu minsi y'imperuka hazabona n'imbeho mu buryo bw'umwuka ntago yabagezeho iyo ntago iyo ndwara irahagera. Oya. Yego ntabwo yari yatugera. Se ariko ngo araba yatangiye kugira iyo mbeho mu buryo bw'umwuka. Cyane. Cyane bamwe batangiye kugumwuma ntibakibona n'ibyo kuvuga kubera yuko umwuka w'Imana wabasuye. Ariko bona niki kiri gutwara abantu umwuka w'Imana muri no miseste? Ikiri gutuma abantu babura umwuka w'Imana batafite umwuka w'Imana muri no misi. Tukaba tuzi ko Esther umunsi ufite umwuka w'Imana ariko tukuma ngo ufite pirate. Abantu impamvu umwuka w'Imana umeze nk'uwabavuyeho bamaze kurya bamaze guhaga bibagirwa Imana. Imana bayikoresha uko idakwiriye. Yego. Haburiya hari abantu dufite muri uyu murimo, hari abantu dufite bahamagawe n'Imana, babandi Imana yakuye habi, babandi batari bazi kwambara ipataro n'inkweto, babandi bambara igipataro iriho ibiraka, buno bari kwambara amapataro meza, bari kwambara amakositimu, bari kwambara mbese bari kwambara imyenda igezweho zimwe zivuye i Dubai, ariko Imana bakayibanganyikeje n'ubusambanyi n'inzoga byose bakayikoresha uko Imana itari. Hari muri mbyoze ngo abayagaburiye bakarya bagahaga nibo babaye abambere ngo nabambwe. Abo nabo nyine iconze cyo nuko baje guhura n'Imana. Ariko umuntu ahura n'Imana gute ste? Imana ije kubasura. Hari kumujya muvuga ngo Imana ngo bagiye guhura n'Imana kayetswe kandi umuntu Imana ibera hose icyarimwe tuba turi kumwe na iteka ryose. Hari akamuvuga ngo bagiye guhura n'Imana gute? Guhura n'Imana kwabo nuko umuhamagara Imana yabahamagayemo buno muri no minsi batawufite. Bari gukorera mu muhamagaro utari wabo. Bashaka kuvuga Imana iko itari. Imana bari kuyibanga umuntu ari kuva gusambana yarangiza akaza guhanura hano. Ari kuva kunywa inzoga yarangiza akaza kuvuga giravuze. Ubwo rero Imana ifite uburakari budasanzwe. Imana ije guhura nabo bantu bari kuvuga Imana uko itari. Yego. Ariko Esther duherukana 2024 umunsi wari uri kugera uvuga ngo Imana ije gukora isuku, ije gukoropa, ndabyibuka ije gukubura. Nibwo butumwa icyo gihe bwaye bukuvanye Musanze uzaniye abantu. Turaje mukaya turaguha n'umwanya utugezeho ubutumwa bundi waba Imana yaba yaguhaye kuko iyo nkubonye mbanze ko hari ibintu bidasanzwe Imana ishyize muri we kugira ngo uzutangariza ibintu bikuvanye Musanze bikakuzana Kigali ntago biba byoroshye. Mbanze yuko ufite ibintu byinshi cyane uje gutangaza ariko kandi mbere yuko tuza kuguha umwanya reka manze ngusabe usenga Imana no gusenga Imana dukomeze tuganeho gato ngumwanya utubwire n'iki Imana yashyize ku mutima wawe. Senga Imana. Murakoze cyane. Mana yacu, Mana y'urukundo, Imana ifite imbaraga n'ubutwari, Mana turagushimye, Mana turakunezerewe, uri Imana ikora, uri Imana ivuga bikaba yategeka bigakomera, nyaguhora ku ngoma Imana. Nsengeye televiziyo ngiye kuvugiraho,
Mana nyagora ku ngoma Imana uduhe kuyoborwa nawe iki kiganiro kiyobogwe nawe kubera yuko ushoboye byose kandi nyagora ku ngoma Imana n'abaradukurikira ubahe kumva kugira izina ryawe rihabwe icubahiro hari benshi batatiriye umurimo wawe ndasenze kugira wongere ubagarure kugira izina ryawe rihabwe icubahiro ico twanze nagasuzuguro ka Satani mw'izina rya Yesu imyuka mibi turayirukanye mw'izina rya Yesu turahamagara imbaraga z'Imana turahamagara gukora kw'Imana kugaragara uyu munsi kugira izina ryawe rihabwe icubahiro urakoze nyagora ku ngoma Imana urakoze kuje kubana natwe ku bwa Yesu amen. Amen. Imana iguha umugisha Esther. Tugiye tuyikwa na 2024 uyu munsi turi 2025 umwaka abahanuzi mutari kuvugaho kimwe mutari muri guhanura ibintu bidasanzwe buri munsi Imana yambwiye 2025 Imana ije kubana n'abantu kubera iki 2024 ese 2024 twamaze turangije haba harabonetse ibyaha byinshi kwa ryo mpamvu Imana uyu mwaka ije guhora inzigo. Imana izanye uburakari budasanzwe ndiko iri kunyerekere kwanje gutambutsa uyu munsi wa none hari agakurasi kaje kavuga ngo tekereza neza utabutwaye agakiza utabuhetse ingobyi umwana yaraheze kera tekereza neza buryo cyo utwaye agakiza utabuhetse ingobyi umwana yaraheze kera hari abantu bazi neza yuko batwaye agakiza kandi umwana yararangije guhera kera ico nabwira abantu muri no minsi bico nabwira abantu bakizwe neza bongera bakorere mu muhamagara Imana yabahamagayemo ndi gusenga Imana yambwiye ngo mbwira abashumba abapasiteri abadiakoni abahanzi ngo bongera bagaruke yarababwiye banga kumva yakoresheje abandi ikoresha abakecuru ikoresha abasaza banga kumva yambwiye n'uburakari budasanzwe Imana iri kurizwa namwe mwabagabo mwe Imana yabatabaye mwambaye ubusa ibatabara mwabuze ibyo kurya none mumaze kurya mumaze guhaga Imana muri kwibangikanya n'ibindi muri kwibangikanya n'ubusambanyi yagiye kunyereka igitiyo kinini cyane irambwira ngo igiye guheha yarakubuye mwanga kumva irababwira ngo mukizwe mwanga kumva irambwira ngije umva yambwengije guheha ije kubaheha wa mushumba wasambaniye muri biro inzoga muri biro Imana iraguheshe yambwiye ngo nimutagarukira aho mugeze uyu mwaka muri kuwishimira uyu mwaka wa 2025 muri kuwishimira ariko uyu mwaka Imana ije guhana no guhemba hari abije guhemba hari nabije guhana yambwiye ngo nimutagarukira aho mugeze biriya mwanya za pfakazi mukanyaga imfubyi ije kubibarutsa mwubatse amazu meza mwubaka amayetaje Imana yambwiye ngiraje ije kunyura mu byanyu ije gutambukana namwe yambwiye ngo yohereje imvura nyinshi umwuzurura abatembanye nimutagarukira aho mugeze Imana yambwiye ngiraje ije guhura namwe nimushake mukizwe mwongera musubira mu murongo mwongera musubira mu mahamagaro wa mugabo we uri kwibuka utazi kwambara bogisa none umaze kumenya ko yambara umaze kumenya amabogisa meza gari yambwiye ngo nimutihana yarababwiye mwanga kumva iriyizije kunyura mu byanyu biramwashatse mu bujura irongera irambwira ngo bwira abanyamakuru hari abanyamakuru baguze ibi byuma turi kuvugira dore ko mushamba twebwe ntago tubizi nta nuko twari tuzi gufata za mikoro turi kuzifata buno kubera ko twavuganye n'Imana yambwiye ngo ibintu mwaguze mu byibano byose Imana ije gutwika ije kuzitwika nimutagarukira aho mugeze nimushake mugura imikeka musase muri saro mupfukame musenge mwige gusenga aho nimudasenga Imana ije guhura namwe ije kuvidura ije kudaha nta mikino ifite ije kudaha iri kurizwa namwe kubana Imana iri kurizwa namwe kubera yuko mwanze kwihana
muri gusambanira mu nsengero mw'abapasiteri mwe mw'abashumba mw'abadiyakoni mwe timushaka gukizwa mwubakiye ku madini ndetse mwakizwa ra muri hari muri kuburara ko mwasenga mukavata Imana nutugirira neza tuzagukorera none muyituye ubusambanyi muyituye kunywa inzoga tiwareba abagore b'abadiyakoni bari kunywa inzoga ingutiya zikagenda ziri kwiterera hejuru mwasinze Imana ije guhangana namwe ije guhangana namwe nimushaka musubire mu muhamagara Imana yabahamagayemo batagira ahantu ho kuba yabahaye ho kuba yego none inyiturano n'ubusambanyi no kunywa inzoga no kuroga ngumva yuko ne patabaho kiretse mukuyeho yewe mupasiteri yewe muhanuzi uri guhanurira ku miti wavuye guhanjura Imana ije guhura nawe Yesu Kristo bevosanse dokeri yanse nevosayini urakoze Imana Imana yambwiye iraje ije gutambuka ije gusura umuntu ku giti cye mbese nigusura izasanga umeze ute waharanira Imana ikazagusura umeze neza ukijijwe ikagusangana umutima umenetse nk'uwa kera mbere ko mwasengaga mugatabaza mukavuga ati Imana niwatugirira neza tuzagukorera tuzaguhamya aho kuyihamya muyituye ubusambanyi no kunywa inzoga Imana turengere yambwiye ngumva ije kubarutsa ibyo mwariye bitagenewe mwariye imfubyi murya abapfakazi hari abapfakazi bari kurira kubera abashumba n'abapasiteri ibintu bitoroshye nabibonye nijoro Imana ifite umubabaro ndavuga ati simari ibintu biki irambwira ngo mwana wanjye genda ubabwire ngo ndaje naravuze banga kumva ariko nje gutambukana namwe hari n'abantu baje muri uyu mugara abahanuzi baje kuwibiramo bakoresheje ijambo ry'Imana yambwengije gukuraho bigize ingegera mu by'Imana bigira ubujura bigira ubusambo Imana ije guhura namwe mukizwe neza ngo tugiye iwacu mwijuru muze mwisigara nushaka ko tujyanayo ihane iryo juru ubundi iryo juru ririmba uzaritahana ubusambanyi iryo juru ririmba uzaritahamo uburozi uzaritahamo inzoga mbese mwigeze mubona abantu mwigeze reba ukuntu mwasuzuguye Imana mukayitoba mwigeze mubona abantu baje kunywera inzoga muri biro n'abapasitoro njye sinubakiye ku dini runaka idini riri mu mutima w'umuntu nta hantu utasengera Imana ngo ikumve umuririmbyi araririmbye ngo arege Imana irumva Imana yacu irumva aho wayisengera hose yakumva nigeze gukora urugendo rw'amaguru mva mu byangabo ngera ku musozi bita kubera rya Bigogwe n'amaguru nkoresha amasaha 2 turutse byangabo abantu bazi ku byangabo kugera kubera rya Bigogwe baza amasaha bakoreshaga hantu utasengera Imana ngo ikumve mwige gusenga kandi musengere mukuri no mu mwuka musenge mutari kubesha indimi zitavuye ku Mana ntacyo zivuze haracari ibihumbi 7 bitafukanye bahera hara kugutambira biba ngombwa yo nibutsa aho wankuye Yesu aho wankuye Imana hari ahantu yadukuye yagira dukura kure naka gasura dufite n'ukubera Imana hari ndibuka najaga mu rusengero bakambwira ngo nigireyo kubera yuko nambaraga imyenda ishaje irimo ibiraga none Imana imaze kubambika mumaze kwibagirwa aho Imana yabakuye abantu bari bagiye
ese ubona iki gutuma abantu bibagirwa muri iyi minsi cyane ko ubutumwa ufite bureba n'abantu bibagiwe baretse Imana bakayitera umugongo kandi yarabagiriye neza niki kiri gutera abantu kwibagirwa muri no minsi Esther? Nibyo Imana yabahaye amafaranga ibaha ibiryo ibaha amazu meza. Hari umuhanuzi uzwi kuri social media cyane, uzi kuri social media abantu baramukoresha cyane, namubonye no kwa minyona ari gukora ari kubwiriza kuri YouTube. Yigeze kumpamagara twarasenganye, simuvuze izina, yigeze kumpamagara arambwira ngo Esther ko nkuzura umwana ko kuza ufite impano, izo mpano uzazigumisha muri cyo caro, wazuka tukagukodeshereza inzu Musanze mu mujyi, tukajya turasenga nawe ukagira isura nziza ukagira amafaranga. Naramubwiye ngo yaguhaye ikaguha amafaranga nanjye zayamba igihe kigeze. Abantu umuhamagaro barawutaye, barawutaye, bashaka inkoko bashaka amafi, ariko Imana ije kuyabarutsa, ije kubarutsa. Imana itugirire neza kandi Imana ikomeze twambika imbaraga. Kwibagirwa Imana biragatsindwa, mureke dukorera Imana, izaduhemba ingororano z'abihanganye zirahari. Mugumye mwihangane ibyanyu birahari. Imana ije guhemba no guhana. Mubije guhemba rero urimo, mubije guhana ntabwo urimo. Tuyitegereze, twirambirwa, abantu bararambiwe. Ubusambanyi buragwiriye, ubujura buragwiriye. Mwirambirwa, yabahamagaye, yabahaye umwuka duhumeka, iracyahari, iracyakora. Yego. 2025 ni umwaka Imana ikuvugamo ibintu bikakaye nk'ibyo ngibyo, kuvuga ngo Imana ije gukuraho imyanda, Imana ije kubana n'abantu. Kubera iki 2025 itandukanye n'indi myaka Imana ikubashishura ko kubera ni iyihe mpamvu? Uyu mwaka ntabwo usanzwe, uyu mwaka ntabwo usanzwe. Uyu mwaka Imana ishaka kugira ngo abantu bayikorere batayiryarya, basengere mu kuri no mu mwuka. Nutazi gusenga yige gusenga, uwasengaga rimwe asenge kabiri, n'uwasenga kabiri asenge gatatu, kugira Imana irushira kumureba neza. Ese Yesu yabagiye kuguruka, akaba ariyo mpamvu ari kuvuga ibintu bimeze bitya? Twitegure Yesu cyane rwose. None se itara gihugu bari kuvuga cyahiye. Biriya bintu bari babyitero, bari bazi ko byaba. Yesu rero azabatungura, azaza nk'umujura, azabatungura. Bantu bagiye gutungurwa. Hari abigiye guteza inguzanyo, bagiye gufata inguzanyo mu mabanki, namara guteza inguzanyo mu mabanki ibyabo bitezwe cyamunara. Imana ibahombye muri ubwo buryo, basubira ku isuka bagiye guhinga. Bamwe barajya guhinga, wa undi witegaga yuko afite etaje arajya guhinga. Maze hari n'abaguze imodoka mu bujura, Imana igiye kuzipfumura, bagiye kugendesha amaguru. Imana ndumva igiye kuzara yivu muri 2025. Iraje, abantu nibayiteguye. Nibayitegurira aje. Ariko icyo nababwira nuko basenga bagakizwa, bakareka ibyaha, bagasengera mu kuri no mu mwuka, bagasenga batayiryarya, kuko Imana ntabwo ari musaza wayo, ntabwo ari musaza wabo. Imana bari kuyikinisha, bari kuyifata uko biboneye. Ntibashaka gukizwa, ntibashaka gusenga, bashaka ibintu bibanezeza, bashaka inyungu zabo gusa. Yego. Barashaka inyungu zabo gusa, ntabwo ari gusenga. Ari ijambo rivuga ngo mbese imfatiro zisenywe umukiranutsi yakora iki? Bamwe agasubiza ngo akwiriye gusenga. Iyi minsi numva iruhanyije gutyo, numva igoye gutyo. Ese umukiranutsi, umuntu usenga yitware gute muri no minsi? Turaza no kugera ku muntu ushaka kwakira Kristo. Umuntu uri mu gakiza muri no minsi, wumva ko ari mu gakiza, yitware gute, asenga ate muri no minsi? Numva itoroshye. Asenge ntacyo yitayeho, atagendeye mu kigare, kuko hari n'abantu dufite basenga bagendeye ku bandi, kuko hari n'abantu baza kuvuga Imana hano kuri zi kamera bakavuga Imana bumvanye abandi.
nibasenga Imana batumvanya abandi bige gusenga ku giti cyabo kandi basengere mu kuri no mu mwuka bakizwe neza bareke kwibangikanya y'ibigirwamana. hari igihe ushobora kuvuga ngo bareke kubangikanya n'ibigirwamana mugahita bati sinjya nterekera sinjya ndaguza. iyo uvuze ibigirwamana muri ino minsi uba ushatse kuvuga ibiki n'ibihe bigirwamana? kuko benshi Imana iherutse kumbishurira abahanuzi bitwe ngo barakomeye bo kuri zishisho media baza hano kuri shisho media irambwira ngo dore bano bose impano bari gukoreraho nizo bagiye guhanjuza. hari abantu bari gukorera ku miti akaza akavuga bakajya mbese umuntu akajya kubaza ku mupfumu ngo mbese nzaba iki nzaba ameze ute muri uriya mwaka kandi umupfumu akamubwira icyo azaba yanajya gusenga n'umuhanuzi bagahuza. akaza akabihanura avuga ko ari Imana imutumye cyane rwose akaza hano akabivuga ngo Imana iramutumye kugira amenyekane abivanye mu bapfumu cyane pe. tuzamenya gute ko abahanuzi bose bavuga ko ari Imana ibatumye? turabarobanura gute? turabarobanura gute tumenye abatumwe n'Imana abatumwe na Satani gute ko mwese muzavuga ngo Imana irantumye Imana irambwiye? turabarobanura gute ko mwese musa? icyo nakubwira kuri icyo mbajije icyo nakubwira cyo nagusabira Imana impano y'ubushishozi. Imana abantu batagira impano Imana ibaha impano y'ubushishozi bahe guhishurirwa nabo. abantu bari gusenga muri ino minsi basaba Imana impano yo guhishurirwa nabo bahishurirwe igihe bababesheye. hari abantu benshi batunze amasezerano y'amahuri gatazasora. kaburi hari abakobwa dufite muri korari turirimana bafite za 70 na za 50 bagiye barababwira Imana bakoreye ubukwe bakabutegereza bakabubura. uzarongorwa no mu diaspora abanyarwanda kabanga abadiaspora bundire buriya hari ibintu abantu bibeshaga akabona umusara ajya kumuresha akamwanga ngategereje umudiaspora. umudiaspora yaza biri mu mugambi w'Imana ariko no mu Rwanda barahari. mu Rwanda hari abasore haracari 7,000 bitari byapfukamira bayari. yego ese ntibirenga 7 uyu munsi? Hoya haracari 7,000 bitari byapfukamira bayari. haracari abantu bakijije cyane kabisa. Imana ishimwe yuko igifite abazima bagihagaze cyane ko nta nabapfira gushira. iyo byose mu bahanuzi harimo abazima, mu bashumba harimo abazima, mu bakristo harimo abazima, mu baririmbyi harimo abazima cyane rwose. ariko uyu munsi hari umuntu duteze amatwi. hari abantu bamwe na bamwe bagiye bazinukwa Esteri bazinukwa kujya mu nsengero bitewe n'ibiri kubera mu nsengero muri no minsi cyangwa se mu byaberaga mu nsengero mu minsi yashize. uyu munsi ese ni ubuhe butumwa wabagenera nk'umuntu ukivugana n'Imana? ubutumwa nabagenera bije gusenga ku giti cyabo ntibabarebereho kuko Imana irumva. Imana ijya yumva gusenga kw'abera. anariyo mpamvu umuririmbyi aririmbye ngo imirimo y'abera izibukwa imbere y'Imana izibukwa. uko byagenda kose imbabazi z'Imana ziracyariho. icyo nababwira bije gusenga ku giti cyabo nabo bije kwibariza Imana kuko Imana irumva. Imana irebera hose icyarimwe. Imana ntabwo ijye yirengagiza umuntu yisabye. ariko iyo uvuze ngo abantu biga gusenga ku giti cyabo hari umuntu ushobora kutwumva akavuga ngo ubuje abantu kujya mu nsengero ngo bajye basenga ku giti cyabo kandi biravuga ngo mukunde guterana kwera. ntawe mbujije kujya mu rusengero ariko uko wasenga kose Imana yakumva. Imana ijya yumva gusenga aho wasengera hose Imana yakumva. none si insengero kugira abazifunge suki Imana yabonye ariko ibyaha bimaze kuba byinshi mu nsengero. insengero nizo bari kujya gutwariramo abakobwa. insengero nizo bari kujya kunyweramo inzoga. nubwo rusengero ubundi ngo wabugiye kumaramo iki? umupasitoro nta mbuto ari kukwereka kuri intama akugira ujya kumutoraguraho ibyaha wakwiga kwisengera ku giti cyawe ukajya no muri ubwo butayu. ako se nimba umupasiteri atari kwera imbuto ni ngombwa ko bizangusha njyewe ngo nuko pasiteri atari kwera imbuto ntabwo nshobora gukizwa kandi pasiteri atera imbuto sinshobora kujya mu ijuru pasiteri akarimbuka. iyi minsi niba pasiteri mbona atari gukizwa birampa uburenganzira bwo kugwa nanjye ngo nuko pasiteri yaguye?
oya kuko nkunze kubwira abantu ntabwo twese Imana yaduhamagaye kimwe umuntu uzi ko nyine yahamagawe yuko yahamagariwe kubera undi muntu uwo nguwo ntabwo azasenga yego nimba uzi ko wahamagawe n'Imana umuhamagaro kurimo uzagumya usenge yego ubwo ndumva igihe tugezemo ari cyabahamagaye n'Imana cyane ko numva ko n'abantu bashobora kuba barihamagaye hari abantu bihamagaye hari abantu baje muri iki kibuga baje kugikiniramo ariko bagiye kubona umukino w'Imana Imana irajije kwikorera ese ku cyano ibintu bikakaye no kubera iki njyewe ndibikaye mvuga uko nategetswe mvuga uko nategetswe n'Imana ntabwo naturika Musanze njye kubeshera kuri kamera oya nta busitani nshaka kuyoborwa n'Imana nshaka kuyoborwa n'Umwuka Wera n'aba badukurikiye bari kutwumva nabo bayoborwe n'Imana basaba Imana kuyoborwa nayo ntibayoborwe n'umuntu ntibagendere mu kigare cy'abandi bantu kuko abantu benshi baragije kugwa yego aha mu minsi ishize twaherukanaga wikije cyane avuga yuko hari Imana igeze no muri ADPR hari bamwe mu bashumba igiye kukuramo uyu munsi hari abashumba bari kugenda basezererwa ese ni bano wavugaga cyangwa twitugume dutegereza ibindi cyane rwose kubera yuko hariho n'abandi hari n'abandi bagiye kuhava Imana igiye gukubita abashumba bari batunzwe n'amafaranga y'abakirisitu mufata isuka bagiye gufata amasuka bagiye guhinga bamwe bagiye kongera gusubira mu gifundi bari barasezereye igifundi bagiye kugisubiramo ariko se batunzwe n'amafaranga y'abakristo bakayarya neza ikibazo cyakirimo oya atari mu buriganya impamvu Imana yarakaye hari abapfakazi benshi hari imfubyi nyinshi ntabwo zari zigifashwa ntabwo zari zigifashwa amafaranga babiboneraga yose bajyanaga mu busambanyi mu businzi Imana rero niyo mpamvu yarakaye ikavuga ati reka mbikureho ndi kwibaza ikibazo Esteri abahanuzi mwese abahanuzi benshi muri iyi minsi bari kuzana ubuhanuzi bwa ADPR Imana izanyemo mwayo Imana ije gukubita Imana yongeye yaje yicayeyo ibintu byinshi bitandukanye Imana irirukanye ikuye abapasiteri ikuye abashumba ibintu byinshi bitandukanye kandi bitari byiza abahanuzi benshi ese kubera iki ADPR muri sa nk'abari kuyibasira cyane ni ADPR ni yakoze ibyaha ADPR ni ikora ibyaha kuki mutari kuvuga andi madini mukibanda cyane kuri ADPR mugatinda cyane kuri ADPR aho niyo azavuga ko abahanuzi benshi bashobora ko barigumiye ku itorero rya ADPR bakabasa nk'ari kurwanya itorero oya nta umuntu uri kurwanya itorero ahubwo ibyaha byabaye byinshi muri ADPR kandi biturutse ku bashumba no ku bapasiteri ADPR imeze nk'aho yatsikamiye abantu nimba uri umukirisitu muri ADPR nimba utagize icyo utanga mu rusengero ntabwo uri umukirisitu nkatwe tumaze iminsi dufite inyubako ku rusengero rwacu nkanjye urugero nihereyeho amafaranga banciye ntayo nabona pe ubwo rero kubera ko ntayabona ubwo ntabwo ndi mu murongo wabo ubwo nubwo ndi umuririmbyi ntabwo bakwemera ko ndirimba kubera ko ndatanze ya mafaranga kandi ntabwo baba bazi ikibazo umuntu afite ntabwo bumva abantu se ngo ntabwo bumva abantu kuva baguca amafaranga udafitiye ubushobozi cyane pe ntabwo bumva abantu bumva yuko umuntu wese uriho ufite amaboko agomba gutanga amafaranga kandi ntabwo baba bazi ko umuntu aba atsikamiwe n'ibibazo byinshi nkanjye urugero mba mfite intambara nyinshi mba mfite ibyo ndi gusengera byinshi kugira ngo Imana ibikemure ubwo rero kuza kumbwira ngo tanga 150 nkabyo uri bubone Esteri 150 ngo pe ntabyo ndi bubone ngo mbijyanye ku rusengero ntabyo nabona pe ni wenda mwana buraye mu shamba mba ndi gusengeramo nta mafaranga mba ndi gukoreramo banagiye gusengera abantu b'Imana ibyo byose umushumba mukuru w'itoro rya ADPR mu Rwanda bwana Ndayizeye Isayi cyangwa se Revera Pastor Isayi mu bintu bimuraje ishinga abavuga yuko ashaka kugira ko itorero rya ADPR riba itorero ryifuzwa kwifuzwa nuko buri wese yaryisangamo ese uyu munsi ibyo byose ashobora kubyo bintu atabizi byo guca abantu abakristo amafaranga angana gutyo ubwo nyine ntabwo baba bamugejejeho amakuru ariko nkatwe biratugora
katwe biratugora nkanjye nakuze nakuriye mu buzima bubi nakuze nderwa n'umukecuru ngo naba ntagiye gukora ico kiraka ngo ngo mugurire nibyo bijumba ngabirarire ngo nindangiza ngo ndabona 150 njye kujya kohereza muri ADPR. Reka tuvuge ngo Imana y'amahoro izajya gushyikira kandi ndabyizeye izajya gufasha yo kumeza umurimo igishigikira rwose inkomereza amaboko nanjye mfite ifuhe yo kuba nakora ku murimo w'Imana kuko urusengero rwarabahetiramo abantu benshi hankanjye hari igihe mu rugo nabonaga byanshanze kaje kwirarira mu rusengero nkarara ndi kwinginga Imana ariko nakumva iyo ngingira mfite ku mutima nkabate abandi batanze amafaranga ngenda asigaye nkumva nyine ngize ikibazo nkajya mu butayu nkaburanye Imana nkavata Imana wampoye iki Imana izanaguha nawe utanga umusanzu kuko ndabizi ko ari ukubaka umurimo w'Imana. Nukuri pe dufite inyubako nsengera muri ADPR kacyo ni Musanze naho ngaho nkorera umurimo w'Imana. Imana izagushyikira ndabizi yuko iyo ugize ishyaka mu by'Imana yigira ishyaka mu byawe. Nukuri nigira ishaka ihereye uyu munsi wa none Imana y'amahoro ishigikira igira ibyo yandemera ku buzima bwanjye. Yego izabikora ndabizi kuko nawe ndabizi ko uri mu bantu bitanga abagakora umurimo w'Imana bakitanga kuva Musanze ukazi nanga uje gutanga ubutumwa ntago biba byoroshye bisaba ingufu no kwitanga ariko kandi Imana izajya gushyikira ndabizi kandi uburyo yagushyikira muri bwinshi butandukanye ndabyizeye. Nukuri inshigikire rwose nshimi ari n'umuntu wigeze kumbona kuri icano yawe ni umubyeyi aba mu gihugu cyo mu Buholandi yaguriye mukecuru umuti amugurira n'ibyo kurya amugurira na matera yo kuraraho uwo mubyeyi ndamushimiye ndi kuri kamera Imana yo mwijiri gumye mukomereza amaboko yarakoze cyane Imana mu mugisha mukecuru ko yarakize mukecuru na nuba aracyarwaye yabyimbye amaguru nta maguru yabyimbye urukumva gukira ntago biba byoroshye hamwe no gusenga Imana ariko azakira yego reka tushimire uwo muntu kandi dushimire n'abandi bose bagiye bafasha abakozi b'Imana mu buryo butandukanye bakabatera inkunga muri murimo utoroshye Imana ijye bamugisha kandi Imana igikomeza ibagura. Esther tuya dusatira umusozo w'ikiganiro cyacu reka ngo yakanya gatoya nimbari ibindi nimbari ubundi butumwa Imana ize ku mutima wawe nabwo butambutse ubu nurangiza uza no kudusoreza ni karibu. Icyo nasoza mbwira abantu badukurikiye ngewe iyo Imana ivuze ngo vuga ndavuga yavuga ngo ceceka ngaceceka ico nababwira abadukurikiye weho wari waratatiriye Imana wari waravuye mu by'Imana ongera ugaruke Imana iragushaka ongera usubire mu murongo ongera usubire mu mwanya weho wari uri kugenda uko wiboneye garuka Imana iracagufiteho umugambi amahoro y'Imana rero abane namwe turagumya tubasengera Imana murakoze. Imana igumugisha Esther imbere yo kudukureka ukagenda ukadusezeraho reka tugusabe utange nimero za telefone kugira ngo wagushaka akuboneho nurangiza usengera abantu b'Imana Imana tureko nibyo byago wagiye uvuga byose yarivanaho ni kare tugiye iwawe mwisigara nusingiza umucunguzi muze mwisigara hari kambaye sazatwambika tuzanezerwa n'abakijijwe ibyiza tubisangire muze mwisigara nushaka ko tujyanayo ihane mwiringira gukiza ubu ihane kandi uwo mutwaro wikoreye wemera ugutururuke ngo tuzabane mu ijuru ihane nimero yanjye ya telefone ni 0782 299 8 niyo ngiyo nkoresha ni 0782 299 8 2
Mana turagushimye, Hallelujah. Mana turakubashe, Mana n'abadukurikiye. Hari abafite ibibazo bitandukanye, ubakiza uburwayi, ubakiza indwara, kugira izina ryawe rihabwe icubahiro. Nsenga izi televiziyo guhora ku ngoma Imana, ngwino uzizamure, uzizamure kubera yuko ushoboye byose. Izina ryawe nirishimwe, gumya ubane natwe. Urakoze nyaguhora ku ngoma Imana, urakoze kuri Imana yumva gusenga, kandi urakoze kubyumvisha ku bwa Yesu. Amen. uwabuze umuranga yaheze iwabo kugira ngo ibirori byawe bigende neza, bise neza, bisabe ibintu bitandukanye, ariko byose ababijemo baguye isari, inzara ikabica, biba bitaye agaciro. Emmanuel Catering Service twakuzaniye igisubizo, aho dutekera ubukwe, ibiterane, amahugurwa, inama n'ibirori bitandukanye. Wivunika tubigusangisha aho wakoreye ibirori hose. Ikindi kandi tubafite ibikoresho bikodeshwa, aribyo shopping dish, amasahane, amasafuriya, imbabura n'ibindi. Dukorera mu gihugu cy'u Rwanda hose, ibiciro biri hasi cyane. Duhamagare cyangwa twandikire kuri 078 31 942 cyangwa 072 50 53 54 9. Emmanuel Catering Service.